abantu namwe muri bakuru mupfa ibintu biri mu busa envelope iri mu busa niyo uri kuvuga ngo nayiguhereza genda unterere ipasi mwana genda unterere ipasi babarira uriya nk'ukuntu mama ufata umuntu mukuru mukamukinisha si mama urabona hari ikintu kirimo kari ukuntu ntikazagaruke hano diga wasanga nyine n'ibintu mwari mwapanze nese nibyo byatumye ufata inkoni ubu umukobwa we nk'umwana gutya mfite wowe uratinyuka wowe na rukundo mukankinisha wakufite umukobwa we nk'umwana gutya mama nari ndi kwikorera mu ndabo ndamukubita wowe na rukundo murambabaje buretse ndagiye biriya bishyimbo noneho sinzi niba biri bushye dore ahubwo byari binshobeye sinkubwira ngo ndashaje ese uri kudoda icyuma ngiye kudoda igikwembe cyanjye dore inuza yagiciye igiti akosema iki gitenge uguze ejo bundi uhise ugica nawe rero none se ko ari umusumari w'ugiciye igihe nayo nicaye hariya yagenda ukunda guca ibitenge kutakijya mu ishyamba ibitenge byawe bicika gute kerama nidodere ubuse ubu ngubu nanze ngiye kujya kukidodesha nk'abandi bagore ku cyarahani ubuse nyakure himerese wabwiye zo papa akagugurira uturinete kamaso yawe yamaze gusaza yabanze akagushyira mu ishuri ukiga aha iby'ishuri byo ariko ye yambwira ngo rinete ubuse ari ingeri nawe wari ufite akamaro ninde ese ubundi arihe ko ntigeze mubona urumva umukeneye ngo bagukwaburura ariko ukumbura soko ariko abana b'abakobwa mukundira ikibazo koko ukuna kuzengereza akirwa gukubitisha inkuba ubura mukumbuye ntago mukumbuye ko ntigeze mubona zimugushije agacuha warabyukira turiyagiriza bakaryamye umwanya akazi k'Imana nigumi mudutsindire ahubwo ma ndashaka kugusigira biriya bishyimbo nyine ukagumiza ukiriramo inkwi nkajya kureba jabo so kubeshya jabo uzamugwa inyuma kandi jabo azaba jabo oya ma jabo uzi ukuntu ejo ariko papa yamubwiye nabi none kubizi ubu noneho nusubiraho ndavuga ko wagiye he oya ndagira ngo ujye kumureba nyine mu gihe papa aryamye kugira ngo ndebe koko ko atandakare kuko ashobora kuba yararakaye bitewe n'ibintu papa yamubwiye no kurakara zarakara none se kura dutunze umurwayi buri munsi kuko niko zajya gusa ariko disi uriya mwana ukuntu yitonda Dare saka kari mu biki ko mbona ukanuye nk'urusungura uri mu biki urahanurira ntabwo ubundi reka mbanze nkubaze ubundi abagabo bangana gutyo ubundi nta n'isoni mugira ayiwe ntabwo nk'aka ngaka kabaye mwarimu ryari ko nzi ko utararangiza kwiga wigeze mwarimu ryari urampata ibibazo wowe uri umwarimu urangigije wowe se warangije kwigara n'ibifuti byawe nuko ufashe nibaza kandi reka mubwire reka mubwize ukuri ibintu by'ubusutwa n'ubujarwa njye ntabwo mbikunda urebye nabi njye nanakujibura wangira ute ntakujibura njye wibeshye noneho njyewe ngende mbyasase noneho n'ahantu hose ibanga wasanga buriya ari njye nyine urizi noneho warangiza ugashaka kugira ngo isi yose ibimenye ibanga ari uzi irihe banga ngenda nkahita mbibwira radiyo y'igihugu igihugu cyose kikarara kibimenye nyine ni irihe banga uri kuvuga uzi iryo banga ni irihe hanyuma nyubeye ko mwasambanye na Begeti asoni nta n'isoni ugira kaga usigaye wumviriza usigaye utora ubusurira kaga vuga ahubwo ngo njyewe nzi ubwenge ibintu numvise bavuga ngo hari abana b'abahungu inama muri no karitsiye basigaye bararabumviriza ingo z'abantu bakuru nkayoberwa
kumbi wumvishe njye ndi kumwe n'umugore wanjye ukeka ko yaba ari njyewe bwanjye narabiboneye muri kumwe no gusambana muri gusambana hehe nyine urahakana ko mutasambanye ntabwo twasambanye igo reka aritonda sinarindi wo kumugira ndashaka kujyayo rero ugenda ugiye ubwo ngubwo nsimbizi biriya bishyimbo urabindebera ntusizemo inkwi nta ubundi nturongeramo andi mazi nongeyemo ariko nyine nayo mu kanya arabakame use ko nari ngiye kugutuma imitandiko 3 ngo tugerekeho ubu uragaruka ryari manda ahita nzarira ahubwo kwiriya bishyimbo kongeragamo amazi kabiri bikaba bihiye mwiriwe neza karibu akoze mwana wawe uraboneka rero komera cyane amakuru meza cyangwa tujye mu nzu tujye mu nzu muramuganira abana ni karibu ariko se wamushakiye agatebe akaba yicayeho ntacyo aricara hano nta kibazo muri aho ariko mu rugo turaho turashima imana da yego mama niko nari nje kukureba ababyeyi b'iminsi ni uko twajyaga tubikora turi abana kera none ibiki nyine wabonaga hari umushyitsi ufite abandi bahitaga bagenda nyine bakabaha umwanya none n'ababyeyi b'iminsi mama ariko atari umuntu mwiza mama niko yimereye nyine narinje ngo dukomereze aho twari tugeze sinzi niba rero oya urabizi ko tutakwigira hano rwose mbabarira papa abyutse nawe ntabwo yagutinya urabizi ahubwo byaba byiza tugiye kwigira mu ishyamba kuko papa aramutse asohotse dore araryamye amaze umwanya aryamye aramutse asohotse agasanga ufite iyo kayi uri kunyigisha yayiducira mu maso kandi koko ntabwo byasa neza bo noneho nta kibazo turajyayo ariko hari ikintu nashaka kuvuga ariko ntakivuga na mama wawe yumva mama zuba ikintu ushaka kumubwira ni igike ko we muhamagare muhamagare nyine aze nyine nkikubwire nawe ari kumva maze ubundi tugenda uri kuntera isoni windeba gutya ma hanyuma biriya binini wari wamuzaniye ntabwo twasambanye twabikoze twabyumvikanye twasambana abapfuse njye nagiye nsambana n'indi muzima hanyuma ko ufite twasambana abarwayi hanyuma ko ufite umugore wagiye kumvikana n'akana kangana kure ese ubundi buriya akageza imyaka y'ubukure imyaka y'ubukure waramubyaye se uribona atari umwana umwana wa heza njyewe noneho n'ikinagusetsa ko ari nawe nanyinginze yaraje ananyinginga agiye nigendera mu nzira arambwira ati bimeze nabi ndavuga reka ngende mufashe ndamufasha nyine ubwo niba ari uko byagenze nyine ubwo byabaye ntabwo asaraka mbanza nkubwire uri kugenda ubwo ngubwo uzi ko wagenda uncitse urama amafaranga uri kumva njye biriya binini njyewe nanjye wanabifashe ngo ngo ibinini ngo ne wagize ute njye wabifashe urabifite njyewe nugumya kumfata ubwo ngenda mvuga n'ibintu byose ukuntu byagenze sinabimushyiye iwabo ariko nabimushyiye iwabo sinabimushyiye se ahubwo wowe senga imana udatuma gukora ibyaha byinshi wowe senga imana kuko sinzi niba yaranabinyweye kuko narabimushyiye mama wahita abifata mama we niwe wabibitse ko bari bari kumwe nkavuga atakira ibintu byawe mama wawe agahita abifata agashaka kubirwanira mama we yarabifashe ahubwo senga imana kandi umenye ko utagenda gutyo gusa yewe ntawe ngiye n'ubundi umugongo uracitse umugongo we reka da mva hejuru wanyana y'imbwa nose ugira ngo njyewe nagenda utampaye amafaranga kaga mva hejuru mpa amafaranga mva hejuru kaga wampaye amafaranga ndavuze ngo mva hejuru wambwa ntabwo nkuva hejuru njyewe mpa amafaranga kandi kaga ndakwasa njye kaga mva hejuru ashaka ko n'umugore wawe abimenya ariko ngenda kuruma ibikanu mama no ubwire nyine cyagiye ejo bundi papa wawe nyine yaje mu rugo arantonganya ngo ntabwo baba bashakaga ngo tuba turi kumwe ngo
ngo jabo hari ikintu ashaka kukubwira. Murakoze. mama rero ngira ngo mu buzima busanzwe wenda usanzwe nzi ntabwo wenda natangira nivuga ariko hari ikintu nifuzaga kukubwira. Ntuteze amatwi jabo. Reka mbivuge nihuse. Njyewe n'umukobwa wawe tumaze iminsi dukundana ariko twe twarabigize ibanga. Ndavuga tuti wenda mutazabyumva ahandi babivuga, ndavuga ni reka nzi nyine mbibabwire mbibamenyeshe kugira wenda nimubyumva n'ahandi muzabe mubizi nyine ntimuzagire ngo ni bya bihuha n'amagambo y'abantu. Rero umukobwa we ndamukunda, ntabwo nitaye kuba mu rugo nyine ubona hari akantu katari kugenda neza. Icy'ingenzi mpaye agaciro ni urukundo nkunda umukobwa wawe. Ubwo rero nagira ngo nyine mbikumenyeshe ubwo nawe uduhe umugisha wa kibyeyi niba nta kintu utwaye. Aho jabo ubundi yureka nkazabyibwiriramo. Kuri ndishimye Nyagasani Bikira Mariya wawe ni ukuri ku izina ry'Imana na Data na Roho Mutagatifu. Mba ndishimye jabo ndishimye. Ni ukuri peso yakwise neza. Harya jabo witwa Jean Dodier, witwa Jean Damascene, ndibuka bakubatize reka buriya twanywereye kwa so turatarama. Nibi byose bigenda bicika. So n'umugabo wanjye baharabanye pe. Baharabanye ariko jabo ngewe ngiye gukora nk'umubyeyi, ngiye gupfukama nsenga Imana nkora ikimenyetso cy'umusaraba mvuga ishapure ubawe Patiri na Roho Mutagatifu Bikira Mariya utarazabanywe cyane ajya dusabira ku Mana. Murakoze cyane mama. Nyagasani ni mama y'Imana, umwami Imana guha umugisha kandi bana rwose umugisha w'Imana uzabagereho. Ndishimye jabo. Ega naga Imana uri imfura nka so wa muntu Isa yagiye ateterezwa n'umugabo wanjye, dore se wa mushuti wawe yo niwe wagiye amuzinura naho so yaradukundaga. Rero uyu mubano tugiye kugirana niwo uzagarura icyizere nyine, ugakura inzigo hagati ya so na mugabo wanjye rwose, kandi Imana izabidufashamo. Nukuri jabo komereza aho wavutse urifura uzasaza uriyo. Kandi ndishimye nukuri, ahubwo nimukomeze mwiganirire Nyagasani agume kubaho umugisha ni mama, ariko nukuri ni wenda ryamasinzire Mana. Nyagasani karame mwana wa nimwige igape igushyiremo imbaraga usome mwana wa asaba ko mbona ndagira ngo nujya imbere kurahira ku idarapo bitazakunanira mwana wanjye uzabikore wemye jabo nukuri ndabashyigikiye mama. ubwo rero ndaje sibyo uriya mama mu mbere reka uriya mama agiye kugumiza vuka rero papa nawe mama ntabwo wenda bisanzwe cyane ko twicara gutya ngo tuganire kenshi na kenshi, ntabwo bikunda koko papa ntabwo aba ahari kenshi, nawe tuba turi kumwe. Banje kubashimira ko mumpaye umwanya nyine mukemera ko hari icyo twaganiraho nateguye kuri uyu munsi. Ntagiye kure mama, urukundo si icyo ari cyo? Ntabwo utazi urukundo icyo ari cyo se? Gusa naba nabonye papa wawe gute ntazi urukundo? Rero ingingo nyamukuru turi buganire hano ni yerekeranye n'urukundo. Nararukuranye na n'ubu ndacyarufite, ni nk'umuco nyine kuri njyewe. Ubwo maze kugira urwo rukundo nkunda n'abantu mu buzima busanzwe nyine batandukanye, baba abakuru abatoya ndetse n'abo tungana. Ubwo nihuse rero ndashe ku ntego mu bo tungana harimo umukobwa nabengutse. Rero nagira ngo mbibamenyeshe. Ntabwo yishimye.
navuga nta kibazo ariko mutazabyumva mu bandi cyangwa ngo mubibone gutyo gusa wenda mujye kubimbaza ahubwo ngewe nakifuje ko mwakabaye mubizi. Ni byiza ibyo biranshimishije kuri foto yanjye. nanjye ndishimye cyane kuba bigushimishije. Biranshimishije ko none se ariko hari ikintu cyanyuye kindumva ibyo n'umwana avuga yabishyize mu bwiru. ntiracyari kutubwira. Kuki? Ntiracyari kutubwira. Ngaho nawe ntegereje ko yanzura akarasa ku ntego nk'uko yabivugaga. Mufite amatsiko yo kumenya ngo mfite amatsiko nanjye. Mfite amatsiko twe twanze se yenda umukazanara. Reka babwire Jabo, umubyeyi wese ufite umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu aba yifuza ko nyine yabona yageze kuri urwo rwego, kandi urabizi ko utabikozwaga. Nicyo kintu gihe cya mbere kinshimishije. Ntagiye kure uwo mwari nabengutse ni Matilda. Cyiza.